ndashavuye kuko nakugiye kure Nyagasani, ndagarutse mubyeyi unyakire, umutima wanjye ubona ituze. Mbabarira Nyagasani, mbabarira nagucumuyeho, umutima urashavuye ndababaye nyirimpuhwe, nakugiye kure Nyagasani, ndagarutse mubyeyi unyakire, umutima wanjye ubona ituze. Murakoze, nitwa Abizeyimana Elizabeth, nkaba ndi umuririmbyi wa korali Amidora Croix, korali ikorera ubutumwa kuri Paruwasi Katedrali ya Byumba muri Diocese ya Byumba. Icyatumye mpitamo korali Amidora Croix kandi hari n'izindi nashoboraga kuba najyamo, mbere na mbere nagendeye ku izina ryayo Amidora Croix cyangwa se inshuti z'umusaraba mu rurimi rw'ikinyarwanda. Numvaga iryo zina ari imfasha guheka imisaraba mpura nayo igiye itandukanye mpura nayo mu buzima bwanjye, bituma ariyo njyamo kugira ngo iryo zina iteka rijye rinyibutsa ko nubwo hari umusaraba abantu benshi bafata nk'ikibazo, ariko kuwubera inshuti byazakugeza ku byiza byinshi, cyane cyane kuzadufasha kwinjira mu bugingo bw'iteka. Murakoze. Nitwa Mukasano Marie Louise, ndi umuririmbyi wa korali Amidora Croix ikorera ubutumwa kuri Paruwasi Katedrali ya Byumba. Korali Amidora Croix yavutse mu mwaka wa 2002, mu mwaka wa 2027 tuziziza yubile imyaka 25. Korali yacu twahisemo kwita korali Amidora Croix kubera ko tuzi neza ko nyuma y'umusaraba hari izuka rya Yezu Kristo. Turi korali igizwe n'ingeri zose, ababyeyi, urubyiruko, abihaye Imana n'abandi benshi bifuza kuza muri korali Amidora Croix. Turabakira. Twishimira cyane gusingiza Imana mu ndirimbo kubera ko tuzi neza ko uririmbye neza abasenze kabiri. Murakoze. Amazina nitwa Higiro Nazaire, nkaba ndi umuyobozi wa korali Amidora Croix ikorera ubutumwa bwayo mu ndirimbo muri Paruwasi Katedrali ya Byumba. Kuri uyu munsi twaba dushima Imana ndetse tunejejwe no kuba twaje muri audio recording indirimbo yitwa Mbabarira Nyagasani. Iyo ndirimbo tukaba tuyifatanyije na Padiri Defonse, akaba ndetse ari inshuti ya korali cyane. Kuri uyu munsi tukaba tunezerewe cyane gusura studio ya MU Pro. Batwakiriye neza, icyo ni icya mbere, ndetse twanezerewe. Nyuma y'ibyo ngibyo kuri korali ya Amidora Croix, ku batayizi nkuko nabisubiyemo, korera ubutumwa bwayo muri Paruwasi Katedrali ya Byumba, ndetse ikaba ifite ibikorwa byinshi. Muri ibyo harimo n'indirimbo zigiye zitandukanye, ni nacyo cyatuzanye hano. Ikaba atari korali ntoya, ni korali nini yaba mu myaka no mu bikorwa. Ikaba ari korali imaze imyaka 24 kugeza uyu munsi magingo aya. Tukaba twifuza yuko umuririmbyi uwo ari we wese waza gukorera ubutumwa bwe muri Paruwasi Katedrali ya Byumba yazajya atugana tukamwakira
kuko dukunda abashyitsi, ndetse na Emipro nawe tukaba tunejejwe no kumutumira, umunsi yazabona umwanya yazatugeraho. Ntabwo ari byinshi ibyo turi gutegurira hano, turi mu gikoni, tuzabibaha ku mugaragaro, byinshi mubibone, mubone ubwiza bwabyo, kandi dukomeje kubashimira abafatanyabikorwa bacu, Paruwasi Katedrali ya Byumba ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ku nkunga za buri munsi, ku masengesho ya buri munsi byubaka korali yacu. Tukaba tubashimiye, tubizeza yuko tuzakomeza gukora uko bwabaga kugira ngo dukomeze kogeza ubutumwa bwacu muri Paruwasi Katedrali yacu ndetse n'ahandi hatandukanye mu ndirimbo nk'uko dusanzwe tubikora. Ndabashimiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nindewa Marie Noella, ndirimba muri korali Amido la Croix ikorera ubutumwa muri Paruwasi Katedrali ya Byumba. Ndirimba ijwi rya soprano. Umundi abantu benshi duhura n'ibigeragezo byinshi bitandukanye mu buzima. Nkanjye njya gufata umwanzuro wo kuririmba, nuko abantu benshi bamwe na bamwe tujya tugira intege nke zo kutagira imbaraga zo gusenga, ariko kubera ko umuntu uririmbye aba asenze kabiri, niyo mpamvu nagiye muri Amido la Croix kugira ngo imfashe gusenga, nongere imbaraga mu misengere yanjye no mu kwitagatifuza. Ikindi, abantu benshi nyine tujya tugira ibigeragezo byinshi bitandukanye mu buzima, ariko iyo umuntu yegereje Imana aririmba asenga se biramufasha cyane. Murakoze. Nitwa Mukamana Monique, ndirimba ijwi rya alto muri korali Amido la Croix. Iyi ndirimbo Mbabarira Nyagasani ni indirimbo itwinjiza neza muri iki gihe cy'igisibo turimo, idufasha gusaba imbabazi, kandi no mu buzima busanzwe nk'uko turi abanyabyaha, ihora itwegereza Nyagasani, ikongera kutwinjiza neza imbere ya Nyagasani, tukamusaba cyangwa se tukamushima, tukamusingiza, ariko twabanje kumusaba imbabazi kuko inzira zacu ducamo buri munsi ziba zitayinogeye. Nitwa Padiri Ildefonse Ndayambaje, abankorera ubutumwa muri Paruwase ya Nyina w'Imana muri Diocese ya Byumba. Iyi ndirimbo rero Mbabarira Nyagasani nayo yanditse muri 2024 kwezi kwa 11 niho nayanditse. Nari maze kwitegereza ubuzima hanini bwo muri iki gihugu, ubona ibyaha abantu benshi bagenda babikerensa kandi bigenda byiyongera umunsi ku munsi, kumva ubujura impande n'impande, ubwicanyi n'ibindi byose. Noneho nishyira mu mwanya wa Dawudi aririmba iriya Zaburi ya 50, numva ko ngomba kuririmba iyi ndirimbo kugira ngo nibura n'uyumva nawe yishyire mu mwanya w'ibyo bibakora, ariko agomba kwicuza, agomba gusabira imbabazi nk'uko na Dawudi yabonye yacumuye akiyemeza kugarukira Imana, agaca bugufi, gatakambira Imana kugira ngo imukize, imusukure, mbese imukureho igihano cy'icyaha yari yakoze. Muri makeya niyo context nahimbyemo iyi ndirimbo. Hari izindi ndirimbo ufite cyangwa ni yambere ukoze, niba zihari abantu bazisanga hehe? Mu by'ukuri iyi ntabwo ari indirimbo ya mbere nkoze. Iyi ngiyi yaba ari nk'iya gatandatu navuga ngo nibura maze gutunganya, nubwo hari izanditse nyinshi umuntu ataranyuza muri studio, ariko zirahari. Hari nk'iyitwa Urampe Kugukunda, hari iyitwa Utwumve Dawe, hari iyitwa Mpuhwe z'Imana Warandamiye, hari iyitwa Si ku bwacu. Donc hari indirimbo nyinshi maze gutunganya. Rero uwazishaka ashobora kunyura kuri channel yanjye yitwa Ndayambaje, Padiri Ndayambaje Ildefonse, kuri YouTube ashobora kuzisangaho. Murakoze. Muri Diocese ya Nyundo
yenda indirimbo inspiration yo ku bibazo ifite muri rusange ariko umuziki n'ubutumwa muri rusange ni ibihe bibazo ukunda guhura nabyo? Muravuga se ibibazo duhura nabyo mu bijyanye n'umuziki cyangwa mu butumwa muri rusange? Icya mbere mu butumwa ikibazo duhura nacyo ni icy'abantu usanga hanini banangiye badashaka kwisubiraho cyangwa se ubona ko iby'Imana bitabareba. Aho rero ugerageza kunyuza ubutumwa mu buryo bwose bushoboka, mu ndirimbo, mu magambo, mu biganiro mugirana, kugira ngo nibura ugire icyo wamufasha cyakora ku mutima we akumva ko nagomba kugaruka mu nzira nziza. Ikindi kibazo yenda mu butumwa duhura nacyo ahanini twavuga ko ari muri rusange ni yenda mu bijyanye n'ubutumwa bw'ibikorwa by'urukundo. Aho niho usanga tujya tugorwa no gusanga hari abantu benshi bababaye twagombye gufasha, haba ibifatika ibikoresho ibitunga umubiri, ariko ugasanga ubushobozi bwacu ni buke ugereranije nabo twagombye kugeraho. Icyo nacyo ni ikibazo muri pastorale duhura nacyo, utavuga ngo ni muri nyina w'Imana gusa, ahubwo muri kiliziya muri rusange. Ibyo bibazo bibiri nibyo navuga ngo by'ingenzi, ariko hari n'icya gatatu nanone usanga nko mu bijyanye no gufasha abantu kumenya Imana, usanga nk'abasaserdoti baba bakeya ugereranije nabo bagombye kugeraho mu gusura imiryango remezo, mu gusura abanyantege nke cyangwa se mu kujya gukora ivugabutumwa ahantu hatandukanye. Ugasanga niba yenda nitanzeho urugero, twe turi abapadiri babiri bakorera ubutumwa muri iyo paruwase kandi dufite imiryango remezo 132. Urumva rero kugira ngo ugere kuri benshi ku buryo bushoboka biragora. Icyo nacyo ni ikibazo, no gukomeza gusenga kugira ngo nyiri imyaka yohereza abasaruzi mu murima we. Yego. Igikorari mwaje gufatanya kuri iyi ndirimbo yawe twariza muri Dorakuwa, wayishyira ku mwanya ukangahe mu baraporo y'izindi korari ziri muri paruwasi nyina w'Imana? Icya mbere iyi korari Ami de la Croix ntabwo ikorera ubutumwa kuri paruwase nyina w'Imana, ikorera ubutumwa muri paruwase Katedrali ya Byumba. Nubwo ni iyo paruwase Katedrali nayo yabyaye nyina w'Imana. Iyi korari rero ngo mu mateka yayo cyangwa se uko namenyanye nayo, kuba ko nakoreye stage pastorale muri paruwase Katedrali ya Byumba, kandi mu butumwa nari nshinzwe harimo no gufasha amakorari. Iyi rero ndetse n'andi makorari yaho twarahuye tuba inshuti, atari bo bonyine kuko n'amakorari yose twari inshuti, ariko ubwo uhitamo korari navuga ngo ubonye hafi kuko nanone ntago wazifatira rimwe. Kumbwa rero ngo nzishyire ku rutonde, ubwo nagatondetse zo muri paruwase Katedrali ya Byumba, ariko ntago mperukanye nazo cyane ngo mbe navuga ngo bageze kuri uru rwego. Icyakora nyigeranije n'izo muri nyina w'Imana yaba iya mbere, izindi zikaza ziyikurikiye kuko twebwe urumva turakiyubaka mu muziki, nuko navuga.